nubona ibintu byanze, nubona uguye mu kibazo, ujye winginga Imana. Ujye winginga Imana, usenge winginga. Wige kwinginga Imana. Ngo binginga Imana kandi bariho banasenga biyiriza ubusa. Ngo bayiyoboza inzira, bayibaza icyo gukora. Uyu munsi ukeneye umuntu wakugira inama, kandi nibyo. Imana ninamanuka izacisha mu bantu, cyangwa se uryamurote, werekwe se, cyangwa gutumeho umuhanuzi. Iyo wicishe bugufi ukinginga Imana, Imana ivugana nawe ikakubwira icyo gukora. Niyo yaba ari ikibazo kimeze gite, Imana ikakigukuramo. Rero ndagira ngo uyu munsi Imana iguhe ubwenge, Imana iguhe imbaraga nshya, Imana iguhe guca bugufi. Jya ugira agahe wicishe bugufi imbere y'Imana. Jya ugira agahe wicishe bugufi uyoboza Imana inzira. Ukayoboza Imana inzira, ukazamenya ukuntu uzifata umwaka utaha. Birashoboka ko uyu mwaka wanejeje Imana, ariko Shitani ntabyishimiye. Kuba yarabaye mu nzu y'Imana, kuba yarakoze umurimo w'Imana, kuba yarashyigikiye umurimo w'Imana, ntabwo Shitani abyishimiye ko umwaka utaha ariko uzakomeza. Biragusaba iki rero? Kwicisha bugufi ukayoboza Imana inzira. Hari abantu bavuga ngo tuzakora voyage, tuzatembera, tuzajya kwinezeza, ariko ugasanga muri uko gutembera no kujya kwinezeza utayoboje Imana inzira, ushobora guteshuka, ushobora kuva mu buntu bw'Imana. Sashimwe Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ndashima Imana muri iki gitondo cyiza Imana yaturemeye kugira ngo twishimire muri yo, tunezererwe mu Mana. Imana y'amahoro nihabwa icyubahiro. Nk'uko bisanzwe rero ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Ndashima Imana yo mu ijuru kubw'igitondo cyiza yaturinze iri joro, yabanye natwe, kandi nawe ndizera ko yakurinze. Ni ukuri Bibiliya iravuga ngo Uwiteka atarinze umudugudu, abawurinda babera amaso ubusa. Babazamu dushyiraho babe bakora ubusa. Imana itaturinze, abazamu abasekirite badurinda ntacyo baba bari gukora. Ariko ndashima Imana ko iba yaturinze tukabyukana umwuka w'abazima. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ndashima Imana cyane muri iki gitondo cyiza cyo gushima Imana. Ndayishimira rwose. Uyu munsi mfite ijambo Imana yanshyize ku mutima rivuga ngo kuyoboza Imana inzira, kuyoboza Uwiteka inzira itunganye rwose, kuyoboza Uwiteka inzira itunganye rwose, kuyoboza Uwiteka inzira itunganye rwose. Urabizi kenshi usanga ibyo dukora byose twabanje kuyoboza abantu. Se mubona bigenda, se biragenda, kenshi dukunda kuyoboza. Ariko rimwe na rimwe twanayoboza abantu ugasanga abo tuyoboje nabo ntibabisobanukiwe. Iyo batugiriye mu inama nabo bibeshye nk'abantu. Ariko Imana yo wayiyoboje inzira, Imana irakuyobora rwose. Imana irakuyobora, ntabwo Imana ijya iyobya umuntu yayiyoboje. Aha rero ndashaka kuvuga ku witwa Ezira. Bibiliya ivuga ko yayoboje Uwiteka inzira itunganye. Ayiyoboza inzira itunganye rwose, aravuga ati Mana tuyobora inzira. Yarageze mu kibazo, yaraguye mu bintu atara yiteguye. Hari igihe ujya mu mirimo cyangwa se kwinjira mu mushinga, wagera imbere ukabona urakunaniye, ugatangira kubaka, wagera imbere inzu ikakunanira ntiyuzure, ugatangiza umushinga w'ubukwe ukabona birakugoye, urashaka nko kubivamo. Ariko ibyo ukora byose uri umukristo uba ugomba kuyoboza Imana inzira. Uyu munsi rero ndagira ngo tuyoboze Imana inzira. Birashoboka yuko wari uri mu bintu ariko ukumva nta nzira ihamye ufite, ntabwo inzira irimo ikunogeye. Ese wayoboje Imana? Hari n'abajya batubwira ati gute nahomba, naratanze icya10, naratanze amaturo, ko muvuga ngo iyo tugerageje Imana ngo iratugororera, iradukubira, byagenze bite? Ariko ugasanga
gutanga ituro cyangwa gutanga icya cumi mu nzu y'Imana bishobora kudakuraho n'igihombo, kuko igihombo kiza mu buryo bubiri. Ushobora kuba utangiye gukora igihe kitaragera, ushobora kuba utangiye gukora igihe kitaragera. Icyo rero ntabwo byatuma bidapfapfana, ariko iyo wayoboje Imana inzira, niyo watanga ituro cyangwa se icya cumi, Imana irakuyobora ikakubwira iti mwana wanjye buretse gukora, ikugira inama. Gusa iyo utanze icya cumi uvuze ati Imana, nibwo bushomeri iyo ubugiyemo, Imana irigwatiriza ikakugirira neza, ikagenda inyuranya ibihe, ukazabuvamo neza, kuko riba ari nk'ishuri Imana igushyizemo. Ikintu cyose wakoze wakiranukiye Imana ukagerwaho n'ibigeragezo, Imana ibihagararamo, kubera ko uba wayigishije inama, uba wayigiye imbere ukayigira inama. Bityo rero ndashaka kuvugana n'abakristo uyu munsi bavuga ngo nagiye mu bintu ariko ndahomba, kandi nari nagiye mu rusengero, nari nakoze ibi. Birashoboka kuba uri umukristo, ntabwo bivuga yuko uba wayoboje Imana inzira. Kuyoboza Imana inzira ni ukujya mu kintu wabanje kugisengera. Wavuga ngo ngiye kubaka urugo, wabona umusore aje kukurambagira ukavuga Imana, ese niwe nemere ibyo ambwiye, niwe Mana, ukayoboza Imana mbere yuko umubwira ngo yego. Banza ubaze Imana. Niba ari akazi ugiye gusaba akazi, banza ubaze Imana, ese Mana kari akazi nkajyemo baguhamagaye, Mana ngiye gusaba akazi, uzanyobora aho ngasaba. Biba byiza iyo tuyoboje Imana inzira, biba byiza iyo tugishije inama Imana. Rero turashaka kuvuga kuri Ezira. Reka turebe igitabo cya Ezira ibice byaho 8, turahera ku birongo aho 21. Bibiliya yivuze ngo iki? Biyiriza ubusa ku kagezi ahava, biyiriza ubusa ku kagezi ahava, maze ntegekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye, twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose, twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Kuko nari nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi, ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira, kuko twari twavuganye n'umwami tuti amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose, ngo ibagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanye abayireka bose. Nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga, yemera kutwumvira. Imana ishimwe. Ezira yavuze ati nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu, nayo yemera kutwumvira. Uyu nindi Ezira aravuga ukuntu yategekeye abantu kwiyiriza ubusa kuri ako kagezi ahava. Arababwira ati nimureke dusenge, dore tugeze mu kibazo. Kandi ntabwo ndi busubire inyuma ngo mbwire umwami, yari umwami w'Ubuperesi, ngo yari yahaye Ezira ifeza n'izahabu, ngo n'ibintu bindi by'agaciro kujyana i Yerusalemu, ngo atange ituro, atange ibitambo mu nzu y'Imana yari imaze kuzura. Hanyuma Ezira yari yasabye umwami ibyo ajyana i Yerusalemu. Umwami aramwemerera rwose, aravuga ati jyana ibyo ushaka, ndetse nawe amuha n'ifeza n'izahabu, ariko anategeka ibyo bagomba guha Ezira ngo abijyane. Ngo Ezira ahaguruka, kandi Ezira aravuga ngo yari umunyabwenge, yari umwanditsi, yari umuziritsi wa vino mu gihe cya Mose yandikaga amategeko ye, yari umunyabwenge.
agira ishyaka ryo kujya i Yerusalemu mu nzu y'Imana no kujyana abatambyi bazatura amaturo kugira ngo bajye imbere y'Imana. Ngo hanyuma umwami w'Ubuperesi aramubwira ati reka nguhe n'ingabo zizaguherekeza kuko ujyanye ibintu bihenze, ujyanye ibintu by'agaciro. Burya iyo umuntu afite ibintu bihenze mujya mubona za modoka ziva ku mabanke zijyana amafaranga se ziyajyanyeyo cyangwa ziyakuye, ziba zifite abantu baziherekeje. Ibintu byose bihenze bigira imperekeza, ntabwo birekura ngo bigende byonyine. Hanyuma ngo umwami aramubwira ati reka nguhe ingabo ziguherekeze kuko ushobora kugera imbere ugahura n'ibibazo, ugahura n'ibigutangira. Ariko ngo Ezira aravuga atoya, amaboko y'Imana yacu arihagije. Ngo yanga ingabo, yanga ko umwami amuha ingabo zimuherekeza. Aravuga ati Imana tugiye kureba, Imana tugiye guturira amaturo, Imana yacu twizera, Imana y'Abisirayeli irahagije, izaturinda mu nzira. Kandi yahagurukanye n'abantu benshi n'ibintu biremereye n'amaturo menshi. Yajyanye ibintu bihenze agiye Yerusalemu. Ngo ageze mu nzira ahasanga ikibazo, asanga ngo hari imitego, hari za bariyeri batagomba kwambuka, batagomba gucaho. Ariko ngo yibuka yuko ngo agira isoni, Bibiliya ivuga ngo ngira isoni zo gusubira inyuma ngo mbwire umwami ko mpuye n'ikibazo, kandi namubwiye ko amaboko y'Imana yihagije. Reka nkubwire, jya uhamya Imana. Hari igihe tuvuga ngo Imana irihagije, ugasanga wihagazeho, hanyuma wabona ibibazo byanze kuvaho ugasubira inyuma. Dufite abantu bajya basubira inyuma, bakajya no mu bapfumu, bagasubira inyuma, bakishingira. Yarikomeje ku Mana akavuga ati igihe sinzishingira, nzategereza isezerano Imana yambwiye ubukwe. Ariko yabona imyaka imaze kugenda, abantu bamubwira bati ariko ubwo ntubona ko ukuze, akicira inzira. Ariko iyo byanze, ibyo wizeye ubona bisa nk'ibyanga nk'ibitinda, jya usenga wiyiriza ubusa, ubaza Imana ngo nkore iki. Icyo gihe uzahakura izindi mbaraga, izakubwira, izaguha umwifato wundi mushya, izaguha imbaraga nshya zo guhangana n'ibibazo. Kuko ibi byabaye kuri Ezira nawe bikubaho. Iki cyari igihe cya Ezira, ariko uyu munsi ni igihe cyawe. Urimo uhangana n'ibintu bikomeye kandi uri umukristo, ukayoberwa ukuntu binyuramo, ukavuga uti Imana ko wari wavuganye nanjye. Nibyo, Imana ishaka kuguha isezerano cyangwa ukizera amaboko y'Imana, ariko mu nzira ukahasanga ibibazo kubera gutinda mu butayu no kuzunguruka cyane no kubona ibintu bitakuva imbere no gutinda mu burwayi. Watinda kwa muganga ukumva ucitse intege, ukavuga uti mujye kumbariza, hanyuma ukaburaneshejwe, ukaburatsinzwe. Ariko Ezira we ngo yaravuze ko wimpa ingabo, byihorere, icyo ukoze nicyo gikomeye, byihorere, amaboko y'Imana yacu arihagije. Amaboko y'Imana yacu arihagije, izo ngabo zihorere. Ngo aragenda, ageze mu nzira asanga hariyo za bariyeri. Abona ntagomba kugenda ngo agere i Yerusalemu, abona hari ibimutangira. Ubu hari ibintu bigutangira buri gihe, buri munsi uko bukeye. Shitani aba yohereje ingabo zigutangira kugira ngo udakomeza gushima, kugira ngo udakomeza kuvuga Imana neza, kugira ngo udakomeza kugira amashimwe mu mutima. Ziba ari ingabo zagutangiriye. Ariko Ezira we ngo zimutangiriye, ngo ategekera abantu kwiyiriza ubusa ku kagezi kitwa Ahava. Aravuga ati nta kindi twakora, ngo n'abana babo batoya n'impinja n'abagore n'abagabo, aravuga ati nimureke mbabwire, mureke dusenge Imana twiyirije ubusa. Haraza kuvamo igisubizo. Noneho ngo barasenga. Umurongo wa 23 aravuze ngo nuko twicisha, ngo nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga, yemera kutwumvira. Twinginga Imana, jya usenga winginga Imana, uyisaba uyinginga. Hari amasengesho yo kwinginga. Nubona ibintu byanze, nubona uguye mu kibazo, ujya winginga Imana, ujya winginga Imana, usenge winginga. Ngo bicisha bugufi binginga Imana, wige kwinginga Imana. Ngo binginga Imana kandi bariho banasenga biyiriza ubusa. Ngo bayiyoboza inzira, bayibaza icyo gukora.
uyu munsi ukeneye umuntu wakugira inama, kandi nibyo Imana ninamanuka izacisha mu bantu, cyangwa se uryamurote werekwe se, cyangwa gutumeho umuhanuzi. Iyo wicishije bugufi ukinginga Imana, Imana ivugana nawe ikakubwira icyo gukora. Niyo yaba ari ikibazo kimeze gite, Imana ikakigukuramo. Rero ndagira ngo uyu munsi Imana iguhe ubwenge, Imana iguhe imbaraga nshya, Imana iguhe guca bugufi. Jya ugira agahe wicishe bugufi imbere y'Imana. Jya ugira agahe wicishe bugufi uyoboze Imana inzira. Ntabwo byashoboka ko wafata umwaka ngo urangize utaraca bugufi ngo uyoboze Imana inzira. Birashoboka ko uri mu bihe Imana yatangiranye nawe, ugeze mu kwezi kwa 12 tugiye kurangiza umwaka. Imana yagiye kuyobora, ukabona Imana irakuyoboye mu byo wakoze mu byose, ariko noneho ongera wicishe bugufi uyoboze Imana inzira uko uzitwara umwaka utaha. Uko uzitwara umwaka utaha birakenewe. Se Mana, mu kwa mbere uyu mwaka 2022 nzitware ne, nzifate ne, nzakore ne, nzagukorere ne. Ko nagukoreraga birahagije, umwifato wanjye wari uhagije. Biragusaba kwicisha bugufi ukinginga Imana kugira ngo ikugarukeho, ikuyobora inzira, ikubwira icyo gukora, uko uzitwara, uko uzabana nayo, uko uzabigenza, ikugira inama. Ngo biyiriza ubusa ku kagezi kahava. Ako kagezi ngo n'abana, kandi nusenga narakubwiye jya usengera abana bawe, jya usengera umuryango wawe, ubigire umutwaro. Nuba ujya gusenga ukabona umwana ntagukurikira, niba ujya gusenga ukabona uwo muri kumwe ntibimureba, ntukajye ugira ngo ntukakagira ubwira, agakiza ntabwo bakagira ubwira. Jya ugira ishyaka, nupfukama ntabwo uzabashyiramo agakiza ku mbaraga, ariko jya ubigira umutwaro, ubisengere, ubwinginga Imana, ubwo uti Imana bifashemo, hagakiza umugabo wanjye, hagakiza umugore wanjye, hagakiza abana banjye. Imana itanga agakiza. Agakiza ntago wakagura amafaranga, agakiza nta bindi biguzi, n'ubuntu Imana igirira umuntu. Ubwo buntu rero inginga Imana kugira ngo ikugarukeho, ikugirire ubuntu. Niba ucisha bugufi kumwe n'umuryango wawe, umunsi umwe ngo umwami Yoshafati yaratewe, aterwa n'ingabo z'Abamori. Hanyuma ngo baraza baramubwira abantu bati Yoshafati, Abamori baguteye n'Abamowabu baguteye, kandi haje ingabo nyinshi. Ngo abwira ategeka Abayuda, aravuga ati nimuze. Ngo ariko umwami yabanje kugira ubwoba, ngo agira ubwoba, ariko ngo arangije yigira inama, aravuga ngo reka dusenge twicishe bugufi. Ngo arababwira ngo nimuze n'abana banyu mukinge. Somye mu Ngoma za 2:20 havuga ukuntu Yoshafati yakingishije abantu, ngo abaraterana bateranira mu rusengero. Njya nkunda kubwira abantu ngo nimugahunga urusengero. Ibyo utabonye mu muryango wabibona mu nzu y'Imana. Burya umuntu uba mu nzu y'Imana amahirwe yose aba yafite. Yuba mu nzu y'Imana, ngo ateraniriza abantu mu nzu y'Imana. Arababwira ati nimuze twiyiriza ubusa, ngo bicisha bugufi biyiriza ubusa. Hanyuma ngo batakira Imana, ngo Imana ivugana nabo, ngo arababwira ngo yewe mwami Yoshafati, ngo namwe Bayuda mwese, ngo nimutinye kuko urugamba atari urwanyu. Ibabwira uburyo bazarwana n'uburyo bazatsinda. Bivuga ngo iyo twasenze biragusaba kurangiza umwaka wasenze wicishije bugufi. Shakamwo kwicisha bugufi uyoboza Imana inzira icyo wakora, yuko uzabigenza. Ngo Imana iramubwira ngo mwitinya, urugamba si urwanyu, mwihagararire gusa. Wowe ubwawe ntutegereze runaka, wowe ubwawe ni wowe Imana ishaka, ni wowe Imana ishaka. Ezira yashaka yari gusubira inyuma akabwira umwami ati nimumpe ingabo, sanze ibyo bavugaga ari ukuri. Ariko kuko yari yahamije ko Imana yabo amaboko yawo yihagije, aravuga ati sinshobora gusubira inyuma, reka nkomeze mpamye Imana, sinshobora gusubira inyuma, reka nkomeze mvuga Imana neza. Imana igukeneyeho ubuhamya,
Imana igukeneyeho ubuhamya. Iyo udafite ubuhamya ntago waba inshuti y'Imana. Imana igukeneyeho ubuhamya, ugahamya Imana neza, ukavuga Imana neza, ukayoboza Imana inzira, ukazamenya ukuntu uzifata umwaka utaha. Birashobora ko uyu mwaka wanejeje Imana, ariko shitani ntabyishimiye kuba yarabaye mu nzu y'Imana, kuba yarakoze umurimo w'Imana, kuba yarashyigikiye umurimo w'Imana. Ntabwo shitani abyishimiye ko umwaka utaha ariko uzakomeza. Biragusaba iki rero? Kwicisha bugufi ukayoboza Imana inzira, ugasaba Imana inzira itunganye. Birashoboka ko wenda nawe ubwawe umutima ugucira urubanza, ukavuga uti mu by'ukuri uko nitwaye ndakuzi, uretse ubuntu bw'Imana ni ukuri Imana yari no kumpondagura. Ariko noneho igihe imbabazi z'Imana ziracyahari, ca bugufi wiyiriza ubusa, senga Imana, uyoboza Imana inzira kugira ngo Imana ikugirire neza. Ndagira ngo uyu munsi sengera abantu bumva bashaka kwicisha bugufi, bumva bashaka kuyoboza Imana inzira, bumva bashaka kubaza Imana icyo bazakora umwaka utaha, bumva bashaka kubaza Imana mu mpera z'uyu mwaka uko bazitwara. Hari abantu bavuga ngo tuzakora voyage, tuzatembera, tuzajya kwinezeza, ariko ugasanga muri uko gutembera no kujya kwinezeza utayoboje Imana inzira, ushobora guteshuka, ushobora kuva mu buntu bw'Imana, ushobora kuva mu buntu bw'Imana. Ntukave mu buntu bw'Imana, ntukikureho amavuta y'Imana, ntukikureho ineza, ntukave mu bwihisho bw'Imana. Ndagira ngo uyoboze Imana inzira, uyoboze Imana inzira. Uko uzarangiza umwaka umeze, uyoboze Imana inzira. Icyo uzakora uyu mwaka urangiye, ituro uzatura, se n'irihe turo nzaguturira Mana, n'irihe shimwe natanga kugira ngo nyobora uburyo natanga ishimwe ry'uko ndi amahoro, nyobora uburyo nakwifata mu mpera z'uyu mwaka, nyobora uburyo nakwifata ntangira uyu mwaka. Rero nagira ngo usengere kugira ngo Imana iguhe imbaraga, aya ngusengere kugira ngo ugire ubwenge, uhamye nka Ezira ngo yari umunyabwenge. Bibiliya iramuhamiriza ngo yari umwanditsi w'amategeko ya Mose, ngo yari umuziritsi wa vino, yari umunyabwenge, yemerwaga n'Imana. Imana ikwemere rwose, Imana ikwemere, nikwemera natwe tuzakwemera. Imana nikwemera natwe tuzakwemera. Imana nigushyigikira natwe tuzagushyigikira. Ndaje kugusengera kugira ngo ushyigikirwe n'Imana. Reka dusenge. Ndashaka gusengera umuntu umaze iminsi udukurikirana ariko uri kwa muganga, uri kwa muganga, urihebye, uravuga ngo umwaka ushize ndi kwa muganga, ariko haracyari ibyiringiro. Ndashaka gusengera umuntu yumva ati ngewe sinzi nicyo nzakora umwaka utaha, ndumva byanyobeye, ndumva hari ibintu. Umuntu ufite ibintu byamuyobeye, reka ngusengera Imana yigaragaze, reka ngusengera Imana ikore, reka ngusengera Imana ikugarukeho ubuntu bw'Imana, reka ngusengera Imana iguhe guca bugufi. Mana Data wa twese, iri ni ijambo ryawe. Ezira yaciye bugufi ayoboza Imana inzira kuko yari yahamije ko amaboko yawe yihagije, ngo yanga gusubira inyuma, ngo abwire umwami ngo mpingabo, kandi ingabo zari zihari, ariko aravuga ngo amaboko yawe arihagije. Hanyuma ngo yicishije bugufi wemera kubumvira. Y'abantu baciye bugufi urabumvira Kristo, y'abantu baciye bugufi bagira inama, y'abantu baciye bugufi bagirira neza. Gira inama uyu mugore, gira inama uyu mugabo, gira inama uyu musore, gira inama uyu mukobwa, gira inama ubwoko bwawe bwahanze amaso. Hari umuntu utazi uko yakwifata, uha abantu umwifato muzima, buzuza umwuka wera, tanga agakiza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Sengeye ubwoko bwawe, abarushye n'abaremerewe nibagusangura baruhura. Lete ya sikabone foya, imbabazi z'Imana nizibe ku bantu. Gira inama uyu mubyeyi urugo rwe ruhagaze rumwe impagarara, gira inama uyu mukobwa wumva ibintu byamushobeye. Ataya sirbone foya, girira neza ubwoko bwawe Imana. Uri Imana ishobora byose, niko wabwiye Mose, uramubwira ngo nitwishobora byose. Uyu muntu urwaye uri kwa muganga ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu wakoze impanuka akaba aryamye ku gitanda cy'uburwayi, Mana numukize, teranya amagufwa ye, mugirire neza, muhagurutse. Ati kabone foya. Urakoze Kristo, urakoze Mana. Ruhura abarushye, ruhura abarushye,
Mana, uyu muntu uburyo bwo gukora, kuri uyu muntu mu bushomeri, yerekane, tanga ubuzima, kiziza indwara z'ibyorezo, indwara z'imyuka mibi, mu izina rya Yesu. Dusenge ku kwezi kwa 12. Mana data, abantu bawe bazakurangiza amahoro. Mana, abantu bawe bazakurangiza amahoro. Abakwiringira baguhanze amaso, ntibakabe ibitambo by'abadayimoni. Tanga agakiza kuri buri wese. Sengera igihugu cyacu mu izina rya Yesu Kristo. Amaboko y'Imana nagishyigikire, shyigikira abayobozi bacu, shyigikira abayobozi batuyobora mu izina rya Yesu. Sengera itorero, sengera abashumba, sengera abakozi bawe, sengera abakristo mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Hura n'abantu bawe Mana, bagirire neza, ruhura barushye, neza y'Imana nibayibone. Urakoze kubikoze, urakoze ko wumvise, cyubahiro kibi cyawe, ni mu izina rya Yesu. Amen.